myidagaduro dufite amakuru menshi reka mbihera kuri Bruce Melody n'umwe mu bahanzi bari bamaze iminsi bashyirwaho igitutu cyane cyo gukora indirimbo cyane ko yanateguje album ye kuri ubu ngubu rero navuga ko gutegereza kugiye gushira kuko bamaze gutangaza ko ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa karindwi hazaba ari kuwa gatanu indirimbo iri kuri album ye izajya hanze indirimbo yitwa Sowe benshi buwe bagiye bumva integuza yayo ku mbuga nkoranyambaga harimo ijambo ryitwa Soweto ni indirimbo rero izajya hanze kuwa gatanu bamureberera inyungu ndetse n'abafatanyabikorwa be bo muri 155am amaze kwifashisha imbuga nkoranyambaga bagaragaza ko ngoma bafre rwose bagiye kwamena ubwo ni indirimbo izajyanze kuwa gatanu hanyuma nikomereze mu yandi makuru agiye atandukanye yitwa Mbabazi Isaac cyangwa se Click yarazwi cyane mu gutunganya umuziki n'umwe mu bahanzi bagiye bakorana n'umwe mu producer bagiye bakorana n'abahanzi mu myaka yatambutse ubwo navuga ko umuziki ugezweho usirimutse wari utangiye kuzana iwacu mu Rwanda yiganaga n'ibyamamare bitandukanye muri Saint Andre barimo Bulldog yakoranye cyane na The Ben na Medi kuri ubu ngubu rero yaratuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko makuru hari nuko ngo ari muri Kigali aho ari no gukora ibihangano bigiye bitandukanye witwa ya Go Pondat yifashishije imbuga nkoranyambaga agaragaza ko hari indirimbo agiye gushyira hanze iri gukorwaho n'uyu mugabo witwa Click ndetse kandi hari indirimbo yari gukorera abaraperi bagiye batandukanye barimo witwa Amaji the Black umuraperi Green P ndetse n'abandi bagiye batandukanye Click ntabwo akunze kwigaragaza cyane iyo yaje mu Rwanda kuko nko muri 2022 yigeze kuza ubwo yaraje gufasha witwa Bad Drama muri gutangiza studio ye ngira ngo abantu barabibonye cyane numwe mu bantu bazwi cyane muri muzika ndetse banagize uruhare gukora ku bihangano bikomeye ndetse binakunzwe hano iwacu mu Rwanda hanyuma kandi nkiri mu batunganya umuziki mu buryo bw'amajwi witwa Preskiz arazwi cyane n'umusore wize umuziki ku Nyundo ubu ngubu bari no gukora akazi ko gutunganya imiziki mu buryo bw'amajwi mu minsi ishize rero nibwo yafunguye studio ye nshya yitwa Hybrid ubu rero yamaze gutangaza ko yamaze gusinyana amasezerano y'imikoranire n'umuhanzikazi mushya witwa Rahena n'umwe mu bakobwa nabo bize umuziki ku Nyundo avuga ko basinyanye amasezerano y'imyaka 5 yo gukorana n'ubundi kumutunganyiriza indirimbo mu buryo bw'amajwi ndetse n'amashusho azajya bimufashamo ndetse anamufasha mu myandikire ikindi yahishuye no uyu mukobwa ngo ari umuhanga bijyanye no kwandika ku buryo azajya anafasha abahanzi bazajya bagana iyi studio yitwa Hybrid ni studio itangiye vuba ariko hamaze gukorerwamo ibihangano navuga nk'iyo abantu bazi n'indirimbo yitwa Manota ya Dane Nanone ndetse n'indirimbo yitwa Injyana ya Airways na Juno Kizigenza batuye umukandida wa RPF President Paul Kagame hanyuma andi makuru tuyakomereze hanze y'u Rwanda witwa Kendrick Lamar ndetse na Drake bakomeje kugenda mbiri ubu rero witwa Kendrick Lamar amaze kumucaho mu bijyanye no kumvuga cyane ku mbuga nkoranyambaga cyane urubuga rwa Spotify kuri ubu ngubu witwa Eminem aracyari muraperi wa mbere wumvwa cyane ku kwezi kuko yumvwa n'abasaga miliyoni 84 hanyuma Kendrick Lamar yahise ajya ku mwanya wa kabiri bari kumvwa na miliyoni zirenga 74 n'ibihumbi 11 hanyuma Drake we ni miliyoni 74 gusa urumva ko witwa Kendrick Lamar yamaze kumucaho ni nako kandi indirimbo yitwa Not Like Us maze kwisubiza umwanya wa mbere n'ubundi kuri Billboard ni imbonera hamwe izarangirana n'itariki ya 20 hagati hasohoka izindi ndirimbo nshya zikunzwe 100 kugeza ubu ngubu rero witwa Kendrick Lamar yicaye ku ntebe y'icyubahiro kuri Billboard hanyuma kandi ikindi nabwira abantu nuko urutonde cyangwa ibyiciro by'abazahatana mu marushanwa ya Emmy Awards ni bihembo birimo abakina filme byamaze kujya hanze Selena Gomez yagaragayemo hanyuma witwa Travis Scott nyuma yo gutarama ku munsi w'ejo mu gihugu cy'Ubudage Hamburg yavuze ko atazasubira bitewe nuko ku kibuga cy'indege atakiriwe neza ni mu gihugu cy'Ubudage Savera urakoze cyane Karemera